Rero bakunzi ba Samuzoza TV, nizere ko mumeze neza. Uyu munsi tugiye kureba ibintu 10 utagomba kwihanganira ku mugore wawe uko byagenda kose. Rero abagabo, ibi ni ibintu 10 utagomba kwihanganira ku mugore wawe uko byagenda kose. Hagati y'abashakanye hari byinshi biba bisaba kwihanganirana no kubabarirana, gusa abahanga mu mibanire bavuga ko hari imyitwarire cyangwa imico umugabo adakwiye kwihanganira ku mugore we, kabone n'ubwo yaba amukunda urukundo rutangaje. Dore ngibi ibintu 10 umugabo wese adakwiye kwihanganira ku mugore we. Ikintu cya mbere ni agasuzuguro. Ni kenshi hagati y'abashakanye habamo ibibazo bishobora gutuma umwe asuzugura undi. Agasuzuguro ariko uko kaba kameze kose n'uwagakoze karababaza, gusa ngo birushaho kuba bibi iyo umugabo asuzuguwe n'umugore we. Nta mugabo uba ukwiriye kwihanganira umugore umusuzugura, kuko bitangira ari agasuzuguro ejo bikabyara ibindi. Icya kabiri utakwiye kwihanganira ku mugore wawe mu gihe cyabaye kubeshya. Kubeshya ni ikintu kibi cyane. Kwizerana n'ukuri niryo shingiro ry'umubano, yaba ubashakanye cyangwa undi mubona uwo ari we wese. Kuba umugore wawe yakubeshya ku kantu gato ni ikimenyetso cyo kuba ashobora kukubeshya no ku bintu by'ingenzi mu rugo rwanyu. Ariyo mpamvu udakwiye kubireberera cyangwa kubyirengagiza nk'umugabo mu rugo. Ikintu cya gatatu rero udakwiye kwihanganira ku mugore wawe, umugore ugukubita. Umugore ugukubita aha ngaha aba yarengereye ku rwego rwo hejuru cyane. Kera abantu ntibemeraga ko hari abagabo bakubitwa n'abagore babo, ndetse n'abo byabagaho barabihishaga kuko byabateraga ipfunwe. Kuri ubu byafashe indi ntera, kuko umubare w'abagabo bakubitwa n'abagore wariyongereye. Iki ni kimwe mu bintu umugabo adakwiye kwihanganira na gato, kuko bishobora kubasenyera cyangwa bikanatanga urugero rubi ku bana babo, tutirengagije ko n'umugabo ubikorerwa bimwangiza. Ikintu cya kane rero udakwiye kwihanganira ku mugore we mu gihe yagikoze, umugore ugutegeka. Akagutegeka mu rugo ku bintu byose, akaba yumva ko nyine akuri hejuru nta kintu wavuga. Ibi akenshi biterwa no kuba umugore wawe atakubaha cyangwa se yifitemo ingeso y'uko ibintu byose bigomba kugenda uko abishaka. Aha niho atangira kugira umugabo we inganzwa, amutegeka icyo agomba gukora. Ibi rero ngo nta mugabo uba ukwiye kubyihanganira, kabone n'ubwo yaba yubaha umugore we cyane. Rero ikintu cya gatanu udakwiye kumwihanganiraho, niyo yaba uko byagenda kose, kutamenya igaruriro rye. Aha ni hahandi umugore akubwira ibyo yishakiye byose, byaba ibibi cyangwa ibigayitse. Hahandi akora ibyo ashaka, akarenza ikibagirwa nuko ari umugore mu rugo. Aho ngo nta mugabo umwe ugomba kureka umugore we arenga igaruriro.
ahubwo aba agomba kumubwira ibyo akwiye gukora n'ibyo adakwiye gukora atarengereye. Umugore atita. Icya gatandatu rero udakwiye kwihangana ku mugore wawe, umugore utita ku kintu na kimwe. Abahanga mu mitekerereze bavuga ko umuntu wese utagira ikintu yitaho na kimwe aba ari umuntu utagomba kugirirwa icyizere. Aho rero iyo umugore atagira icyo yitaho na kimwe ariterera, iyo bisenya urugo, byangiza umubano wanyu. Umugabo wese agirwa inama yo kutihanganira umugore udashoboye kwita ku rugo, kuko ni kimwe mu bigaragaza ko atazabasha no kwita ku bana banyu. Ikibazo cya karindwi rero udakwiye kwihanganira ku mugore: gusesagura. Fata ibintu asesagura, yumva ko nyine ibintu nta kibazo bihari, nta kintu yitaho na kimwe. Burya urugo rwose rukomera kandi rurangwamo ibyishimo iyo amafaranga binjiza acungwa neza kandi ntasesagurwe. Aho kuko abagabo benshi batajya bamenya guhaha ibikenewe mu rugo, bakenera umugore ubizi kandi uzi gukoresha neza amafaranga ahawe yo kwita ku bana n'urugo muri rusange. Niyo mpamvu nta mugabo ukwiye kwihanganira umugore utazi gukoresha neza amafaranga yo gutunga urugo. Ikintu cya munani rero udakwiye kwihanganira ku mugore wawe, uko byagenda kose: umugore utagushyigikira mu bintu ukora byose, nyine ku buryo yumva ko ibintu byose ukora nta gaciro biba bifite. Wa mugore ubwira imigabo n'imigambi yagirira akamaro urugo rwanyu ntabyumve. Wa mugore ubwira icyo ushaka gukora gikomeye, aho kugutera akanyabugabo akaguseka. Wa wundi ugisha inama yo gukora umushinga runaka, akaba akubwiye ko ibyo urimo utabizi cyangwa ko utabishobora. Uyu ngo ntabwo ari umufasha ukwiye kubana nawe ngo mufatanye kubaka umuryango. Ikintu cya cyenda rero udakwiye kumwihanganiraho dore ngiki: umugore utazi kumvikana. Mu gihe habaye akabazo ntagutege amatwi ngo mwumvikane mugakemura. Nta mugabo watera imbere adafite umugore bumvikana mu rugo. Kutumvikana bikurura intonganya, agasuzuguro, rimwe na rimwe bikaba byanasenyera abashakanye. Ariyo mpamvu umugabo aba agomba guhitura umugore we udakunze ko bumvikana cyangwa ko bashyira hamwe. Rero ibingibi byari ibintu 10 turi kubagezaho. Ikintu 10 cya nyuma, ari nacyo cya nyuma udakwiye kwihanganira ku mugore wawe: umugore uguca inyuma. Iki cyo ni ikintu kibi cyane cyane cyane, ariko gucana inyuma kiri mu bintu bisenya ingo nyinshi. Byibuze 70% y'ingo zisenyuka ku isi ngo biterwa n'iyi ngeso. Banavuga ko kandi umugore waciye inyuma umugabo we ari amahano akomeye, kuko ngo burya umugabo iyo abikoze agenda akagaruka, gusa ngo umugore wagiye mu bandi bagabo kuryamana nabo ngo agenda agiye. Uretse kuba ashobora
kukuzanira indwara yanasama inda y'undi mugabo ukazarera umwana w'undi uzi ko ari uwawe. Niyo mpamvu umugabo aba atagomba kwihanganira umugore umuca inyuma. Rero ibi ngibi ni ibintu twagezagaho 10 umugabo wese adagomba kwihanganira ku mugore we mu gihe byamubayeho. Ndibuza gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi mujye mubibonera ku gihe.